Davis D ni umwe mu bahanzi nyarwanda bakunzwe n'abakobwa benshi, aho nawe yita umwami w'abana cyangwa se umwami w'abakobwa. Uyu muhanzi ubusanzwe yitwa Ikishaka David, yavutse ku itariki 23 Werurwe 1993, avukira mu karere ka Huye mu ntara y'Amajyepfo. Uyu muhanzi yatangiye urugendo rwe rwa muzika mu mwaka wa 2014, aho yari atangiye kumenyekana yakoraga indirimbo ye ya mbere yitwa Akana ka Mama, aho mu mwaka wa 2015 yakoze yitwa Biryogo. Uyu munsi tugiye kuvuga muri amwe mu mateka y'uyu muhanzi Davis D. Umuhanzi Ikishaka David uzwi cyane ku izina rya Davis D, azwi mu njyana nyafurika yatangiye mu mwaka wa 2010. Icyakora nayo yahise abasha gushyira hanze indirimbo ze kuko ikibazo cy'amikoro cyari ingorabahizi. Mu mwaka wa 2012 nibwo yatangiye gushyira hanze indirimbo ze, ariko ntizicurangwe cyangwa ngo zikundwe. Davis D asanga kuririmba injyana bubu bisangamo nguko bidahagije, aho yagerageje gukora ibishoboka kugira ngo n'abakuru bashakire indirimbo zibakumbuza ibihe byabo bakiri abasore. Mu mwaka wa 2014 nibwo uyu muhanzi yumvikanye n'itsinda rigari rya All Star Music ryari riyobowe na Nizzo Kabosi wo muri Urban Boys. Icyo gihe bashakaga kumufasha. Icyo gihe nibwo uyu muhanzi wari ukizamuka yashyize hanze indirimbo ye yise Biryogo, ari nayo yatumye amenyekana akaba icyamamare mu Rwanda. Nyuma yaho uyu muhanzi yashyize hanze izindi ndirimbo zagiye zimenyekana cyane nka Maria, Kariza, nka People n'izindi zigiye zitandukanye. Uyu munsi turi kuvuga ku mateka y'uyu Davis D. Niyo mpamvu wumvishe twagiye tuvuga indirimbo zamuzamuye n'indirimbo zakoze hit mu myaka yashize, ari nayo mateka turi kureba yagiye amuranga mu myaka yashize. Mu gice cya kabiri cy'amateka ya Davis D nizo tuzavugaho n'uburyo yagiye azikoramo n'uburyo uyu munsi ahagaze mu muziki nyarwanda. Nimba mushaka ko n'igice cya kabiri nzakibagezaho cy'amateka y'uyu Davis D, muze kugenda mu byandike muri comment. Kandi nimba waribagiye gukanda subscribe, uze kuyikanda ukande kuri iyo nzogera ku buryo n'icyo gice cya kabiri uzakibona mu ba mbere. Mu mwaka wa 2016 nibwo uyu muhanzi yaje kwinjira muri Incredible Record imufasha gutunganya imiziki. Uyu Davis D mu mwaka wa 2022 yateguye igitaramo gikomeye nyuma yo gukomwa mu nkokora n'icyorezo cya COVID-19. Kandi muri iki gice cya mbere sinagenda natakubwiye ku iby'ifungwa rya Davis D. Uyu Davis D yaje kugwirwa n'ibyago ubwo tariki ya 21 Mata mu mwaka wa 2021 nibwo humvikanye itabwa muri yombi ry'umuhanzi Kevin Kade. Nyuma y'iminsi 3 gusa, tariki 24 Mata mu mwaka wa 2021, inzego z'umutekano zaguye gitumo Davis D mu rugo iwe mu karere ka Kicukiro, nawe ajyanwa gufungwa, aho bakurikiranwagaho icyaha cyo gusambanya umwana utarageza imyaka y'ubukure. Gusa tariki ya 14 Gicurasi mu mwaka wa 2021, urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge rwategetse ko Kevin Kade na mugenzi wabo Habimana Thierry ko barekurwa by'agateganyo ku cyaha bari bakurikiranyweho twavuze mbere. Reka igice cya mbere kivuga ku mateka ya Davis D tugihagarikire hano. Nimba mubishaka nzabagezaho n'igice cya kabiri kivuga ku mateka ya Davis D, muze kugenda mu byandike muri comment. Kandi nimba mutanabikeneye mwaza kugenda mukandika muri comment umuhanzi mushaka ko nzababwira kuri amwe mu mateka ye. Kandi wowe ugeze kuri uyu muyoboro bwa mbere, icyo bigusaba ni ugukanda subscribe, ugakanda kuri iyo nzogera ku buryo tujya tubana buri munsi. Kandi izi video nka nimba wazikunze ntukagenda udakanze like. Iyi ni Jean Paul TV Show. Bye bye, ndabakunda cyane.